hari igihe umuntu ashobora kugukunda cyane ariko akagira ubwoba bwo kubikwereka. Bamwe batinya rejection, heartbreak cyangwa kongera kubabara nanone. Niyo mpamvu rero hari abantu bagukunda cyane ariko ntubimenye. Ibyo muri sosiyete bikunda kubaho cyane, umuntu akagukunda akakwimariramo muri we rwose, ariko wowe kubibona bikaba ikibazo. Si uko atagukunda ahubwo agukunda byasaze kujya nakubuze yagira ikibazo, ariko muri we akagira ubwoba bwo kubikwereka. Niyo mpamvu rero uyu munsi tugiye kuvuga ibintu 7 cyangwa ibimenyetso 7 bishobora kwereka yuko umuntu agukunda cyane ariko nabikwereke. Niyo mpamvu rero icyo usabwa gukurikira video kugeza ku musozo, kurushaho gusobanukirwa ndetse no kumenya byimbitse, kubera ko ubwo ubonye video usa nkaho ubonye igisubizo. Kubera ko abantu benshi baba bakunda ariko kubera ubwo kubivuga bagatinya kubivuga, ariko ubwo ubonye video usa nkaho ubonye solution nyayo. Niba munyemereye murakitoranya n'ikintu cya mbere. Ikintu cya mbere azaba ashaka kuba hafi yawe. Nubwo tuvuga byinshi ariko uzabona ashaka kukubona, kuganira nawe cyangwa se kuba hafi yawe, kubera ko umutima we warahuye n'uwawe bigakurana bigakora icyo bise attraction, gusa agatinya kubivuga. Ni handi uzabona umuntu ahuye n'undi cyangwa se abonye undi bwa mbere akamukunda cyane kugeza ubwo bagiranye urukundo rwimbitse, byaba na ngombwa ukabona havuyemo umubano. Naho kabiri, yibuka utuntu duto duto tukwerekeyeho. Umuntu utagufitiye feelings ntabwo yibuka detail nyinshi, ariko umuntu ugukunda cyane secretary yibuka ibyo ukunda n'ibintu wavuze kera cyangwa se dates z'ingenzi. Niwe uzasanga waravuze ibintu kera cyane mu myaka yashije, imyaka igashindi gataha, ariko ugasanga we arabyibuka kurusha nuko wowe bitekereza. Ugasanga warabyibagiwe ariko we aracyabyibuka byose. Naho gatatu, arakureba cyane. Rimwe na rimwe amaso ye avuga byinshi kurusha amagambo. Ushobora kumufata cyangwa se akakureba cyane, cyangwa agahita areba hasi igihe umurebye. Ni handi uzasanga bavuga bati umuntu ugukunda cyane akugirira isoni. Kandi koko nibyo, kubera ko iyo umuntu atakugirira isoni habe na gato, urukundo rwanyu cyangwa se umubano wanyu uzazaramo agatotsi. Niyo mpamvu rero umuntu ugukunda cyane akugirira isoni, nizo zitaba nyinshi ariko akakugira isoni nkeya. Naho kane, arakubaha kandi akakwitaho. Urukundo rw'ukuri rujyana na respect. Umuntu akumva ikibazo cyawe akakwitaho ndetse akakubaza n'ikikubabaza, kubera ko muri haranditse ngo mukundane by'ukuri. Aho ni Petero 1:22. Kubera ko akwanga umuntu agukunde utamukunda, byarutwa ukamuhakanira akababara, ariko nyuma karagusubira mu buzima busanzwe. Kubera ko ngo buriya gukunda utagukunda birababaza cyane, ni nk'imburirwa mu ishyamba. Naho gatanu, ararakara iyo uvuganye n'abandi. Nubwo atabikwereka directly, mood ishobora guhinduka cyangwa agaceceka. Gufuha gato rimwe na rimwe iba sign ikomeye cyane y'amarangamutima, ariko ntabwo ari ugufuha cyane, kubera ko gufuha gatoya ikimenyetso kikwereka yuko agukunda rwose, umutima we yakumariyemo. Kubera ko umuntu utagukunda ntiyaka igihe cye ngagiye kugukunda. Naho gatandatu, arashaka kukuvugisha cyangwa se abashaka kugufasha mu bintu bitandukanye. Umuntu ugukunda ashaka kukubona wishimye, kugufasha kuganira n'Imana cyangwa kuba hafi yawe igihe ufite ikibazo, kandi ibyo byose biba bivuye ku mutima, cyangwa se akabikora bikunze. Naho karindwi, intention yawe irabibona. Hari igihe umutima wawe uba ubizi, ukumva ko uburyo kwitaho budasanzwe, uburyo yitwara iyo muri kumwe, ndetse ukumva ko uwo muntu muri kumwe adasanzwe cyangwa se ashobora kugukunda cyane. Gusa umutima wawe ukabyumva, ariko ukaba ubitseho gatoya ukoretse kubisohora. Ukuri nuko ntabwo abantu bose bashobora gukunda cyangwa se gusohora feelings zabo byoroshye. Gusa bamwe muri bo bashobora kuzisohora, ariko abenshi ntabwo bapfa kuzisohora byoroshye. Bamwe batinya bafite past pain cyangwa se insecurity, ariko muri baravuga ngo urukundo rujya neza kandi rurihangana. Aho n'Abakorino 13:4. Urukundo rw'ukuri rugagarara mu bikorwa, respect ndetse no kwitaho. Ariko nanone kangera akantu mbibariza, ugeze kugira umuntu wumva gukunda ariko agatinya kubikubwira, twandikire muri comment niba warigeze kuyibona. Nongera kubitsa yuko video izakurikiraho izaba ari umuriro cyane, izaba ikomeye cyane. Tuzavuga amakosa 7 atuma relationship ipfa bucece. Nongera kubitsa yuko cyane biti kuri kutavugwa nishishwa biganiro geranye n'inkundo ndetse n'ubuzima cyangwa se imibanire. Kanda subscribe ukanira kunzogera kugira ngo usazacikwa niyo video ya rurangiza.